wenda ibyo bya Sandrine mbigarukaho nyuma kuri icyo kijyanye ni ba Sandrine tuvuze ni babiri vuga Gasaro na Isheja ari Isheja ni Sandrine na Gasaro ni Sandrine ubwo rero ugomba kugira nibyo nari mvuze nti izi mpinduka turi kubona mu kigo gihagarariye ibindi ko nabivuga gihagarariye leta mu itangazamakuru nta kindi gihagarariye buriya nabo n'abantu bakoramo cyangwa n'abayikiyobora bari igihe bagendera kuri iyo myumvire ugasanga bashatse kwigira nk'aho batari ibitangazamakuru nk'abandi iyo haje iyo myumvire rero bituma nabo buriya Barore yari akomeye muri RMC ariko hariya ni umuyobozi w'igitangazamakuru nk'uko na TV10 ifite uyiyobora n'Isango ifite uyiyobora ariko RMC yo ni imwe buriya nuvuga ngo buriya Scovia asumba Barore none ahuje Scovia ashobora guhamagara abayobozi b'itangazamakuru Barore akaza nk'uko Letitia wa Isango aza nk'uko Auguste yaza wa DC wenda na Kenisa akaza bose uri ku murongo umwe twagifeze kugira abantu b'abayobozi akajya avuga akararanganya ngo yabona ngo nta mikoro ya RBA hari ikiganiro kirapfuye ngo memuretse tukigendera noneho RBA nayo ikaza ari yogine hakabitangaza icyo kintu none ugasanga hari n'abantu bo muri RBA nabo babyiganishaga kamera zabo bashaka kwerekana ko arizo ubu bimaze kugabanuka twabayeho igihe kinini abanyamakuru bafatwa nk'abantu bari aho batunzwe na giti ya 5 10 bambara inkweto zicitse bampana racitse inkweto zicuye zihengamye ariko tugeze ahantu kubera social media nuvuga ngo Gasaro yihishe mu bantu benshi grâce à Bosco Empire niwe muntu wagerageje kuzana ibyo bintu na Liliane mbere yuko ajya kuri Liliane nyirizina Liliane na Gasaro Liliane abyivugira ko afitanye isano n'umugabo wa Gasaro ariko si ibyo gusa urumva ni nka muramukazi we cyangwa n'umukazana we ibyo ntibyagatumye bashyirana ku mihanda ahubwo Gasaro agira confidence nanjye mbonye umwanya wo kubivuga ntago abantu bari bazi ko nziranye nawe Gasaro nuko numva arampamagaye ngo yango ariko nari nabonye ngo 15 ya ngiye ntago ndi muri abo ngo rega nanjye cana yanjye nticiriritse ntago ari ibyo ndimo ntago ari nge graduating amacanos nge graduating ubumenyi bwanjye n'umwanya wanjye kuko kugira ngo uze kuguha ikiganiro nateze nabanje guporeza ngira imyuka ariko nibi ngibi nabyubatse mvunika ntago rero wambwira ngo wanabishoyemo uko yabimeze kose my dear ariko yese ntago cana yanjye iciriritse umwana afite imyaka ingahe arabwira ndi ko wasanga ngana n'umukobwa wanjye cyangwa ibyo rero ashobora kuba yarabikoze Liliane babanje kuvugana amafaranga. Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye amahoro y'Imana bane namwe nk'ibisanzwe iyo tusanze muhari tuba twizeye ko muri amahoro ubwo mukanzeho abari amahiri. So rero ntabwo dutinda cyane nk'ibisanzwe turi kumwe na mwarimu wacu Bwana Karegeya Omar Jean Baptiste udufasha mu bijyanye n'amasomo akenshi tugenda dukura mu bintu biba biri kuvugwa kugira ngo bikorohere kubona amasomo dufata case studies bihari kuko ibintu byose ntiwabibumbira hamwe ngo bivuge no kugenda biza gake gake ariko uko umunsi ukeye undi ukaza haza udushya bihora ari bishya. So Karegeya ndizera ko ahandura amahoro nta kibazo kabisa. Yego. So reka nihute cyane nje kuri ku muzi muzi udufashe kumva ibintu uyu munsi ntabwo ndi bujye kure y'umwuga wacu kuko harimo byinshi yaba social media yaba mainstream. Yego. Social media ibivugwaho ni byinshi ariko ikijyanye n'ubusikama uteka mutwe cyo kimaze gufata indi ntera ndetse ubona ko ari nayo ngingo akenshi ikunze kugonga abantu bakoresha zino mbuga sirtu nk'abanyamakuru kurusha ibindi byose kumva ngo yaguye mu wundi mutego wumva ngo yanyanganyije abantu yababeshya ibi yagize ute ni ibintu tumaze iminsi twumva. Mu minsi ishize hari case twabonye iba nini yavugaga ibya Dr Kanimba bivaho
haza n'ibindi ariko byose biba biri related n'ikijyana no kuvuga ngo kuri social media hakorerwa ubutekamutwe. Kuri iyi nshuro rero haje kese y'uwitwa Sandrine wa Gasaro, ariko bizamurwa n'umudamu tutari tumenyereye kuri social media ariko umenyereye mu itangazamakuru witwa Liliane. Nabonye nawe akwitsaho. Nge turaziranye. Okay. Ibyo nyitsaho byo ntabyo nigeze numva ariko turaziranye. Aho ni sawa. No muri biriya bibazo twari narifite na gahunda yo kumuba hafi. Ari nibyo arabizi. Arabizi. Bo niba nyataka it's okay ariko ntabwo ndabyumva. Yego. Ubwo birahari ariko super interesting. Yagushyize kuri tamboni. Derukana mu kiganiro kuri Royo nta n'ibindi banga ririmo. Kandi dusohotse ntabwo namuvaniye maho. Kandi ariko hari n'abandi bantu bari barampuruje bambwira ngo mufashe gusa mbona amaze arimo aratera intambwe zirenze izanjye. Ndavuga nti gikeri ntaho ahuriye n'ibiguruka. So muvuge kuri Gasaro kuri ngiye ubyihorera. Yego. Kuri Gasaro ngira ngo impamvu mvuze kuri Gasaro nubwo yakoze n'ibindi biganiro agaragaza icyaba gisa nkaho ari akarengane yakorewe, imbarutso yabaye Gasaro. Gasaro niwe ibiganiro byakozwe byinshi, Bosco Empire nabonye abikora, Theo Ukwezi nawe yakoze ibiganiro, abamuzi abazi aba bose bakoze ibiganiro bitandukanye. Tubona hagenda hasohoka amajwi, harasigaye twebwe. Harasigaye twe. Ariko kandi impamvu nabivuze ngo no muri mainstream nuko nabonye muri RBA harimo Mweyo. Ni umweyo kuko abantu barenga 15 nabonye basohotse. Ubwo bakurikiye babandi 12 hari ubushe ba 12 cyangwa 13. Ubwo nuvuga ngo ni continuity nyine ibifite aho bihurira na by the way bari ya 12 bagiye RBA tarabona body. Yego. Turaza kubigarukaho. Ubu none bifite body. Yego. Ubu barore na Isheja bafite abo bagisha inama. Bafite abo bagisha inama. Bongeraho na ba Dive na ba Ines bari aba chef de service ariko none bafite body. Yego. Bari abantu bari bamaze imyaka irenga 6 batagira body. Karakavuye kose kabaye ko nta se burya body 6 yarishize idahari irarenga ariko ni 6 manza baraherukaga body 2018 sinigeze kukuza ari gena nifite ntuza yego baherukaga body muri 2018. So rero urumva ari nkaho staff yigiraga inama igashyira mu bikorwa. Ubwo rero ushobora gusanga body aho ibonekeye ariyo yaba yaje ikavuga ati umuntu wese ufitanye isano n'ibyabaye mbere. Yego. Sibyo? Byashoboka. Hari impamvu nyinshi, hari impamvu nyinshi. Ingingo irumvikana cyane. Kugirana isano n'ibyabaye. Kugirana isano n'ibyabaye. Mbese ka kantu nakwita simbizi nanjye gukoresha terime abantu. Ariko byari ibintu bisa naho byabaye umwanda. Byari ibintu bisa naho byabaye umwanda ng'iby'amafaranga. Ariko ubwo iyo tuvuze 12 tuye twongeraho na Kennedy. Yego. Nubwo watiruka muri iriya rutona ariko niba babaye imbarutso. So abantu bafitanye isano impamvu mbyita umwanda ng'iby'amafaranga ng'iby'imibonano mpuzabitsina ng'ibyo ariko kujya mu simbizi. Komeza. Yego. Ubwo wenda reka nse nkunacurika ubwo ngumaho ngaho wenda ibyo bya Sandrine mbigarukaho nyuma kuri icyo kijyanye ni ba Sandrine tuvuze ni babiri. Vuga Gasaro na Isheja. Ari Isheja ni Sandrine na Gasaro ni Sandrine. Ubwo rero ugomba kugira. Nibyo. Nari mvuze nti izi mpinduka turi kubona mu kigo gihagarariye ibindi. Ko nabivuga. Gihagarariye leta mu itangazamakuru. Yego. Nta kindi gihagarariye. Buriya nabo n'abantu bakoramo cyangwa n'abakiyobora bari igihe bagendera kuri iyo myumvire. Yego. Ugasanga bashatse kwigira nk'aho batari ibitangazamakuru nk'abandi. Hari ahantu twajyaga tujya ukabona umuyobozi wa RBA bamushyira kandi ikinyamakuru ayobora kingana n'ibindi. Yego. Iyo haje iyo myumvire rero bituma nabo Yego. Buriya Barore yarakomeye muri RMC. Ariko hariya ni umuyobozi w'igitangazamakuru nk'uko na TV10 ifite uyiyobora n'Isango ifite uyiyobora. Ariko RMC yo nimwe. Buriya nuvuga ngo buriya Scovia asumba Barore. None ahuje Scovia ashobora guhamagara abayobozi b'itangazamakuru. Yego. Barore akaza nk'uko Letitia wa Isango aza nk'uko Auguste yaza wa DC wenda na Kenisa akaza. Bose uri ku murongo umwe. Arya buriya muri kiriya kigo abamama mambure ba RMC.
muri RBS RBA. cyane. None se Barore yayobora ikigo yayobora RMC atari membre. None uvuga ngo bariya bari munsi ya RMC ni ikigo nk'ibindi. Yego Ni ikigo. icyo kintu ntabwo najyaga nkiyumvisha. Wenda cyo nuko ari icya leta. Yego. Ariko ntabwo gihatse ibindi. Cyo cyuzakibagirwa. Ubibashyizemo batuma bagenda nabi bakajya bumva kwa kundi bajyaga bavuga twagifeze kugira abantu b'abayobozi akajya avuga akararanganya ngo yabona ngo nta mikoro ngo nta mikoro ya RBA hari ikiganiro kirapfuye ngo memuretse tukigendera. Noneho RBA nayo ikaza ari yonyine hakabitangaza icyo kintu. None ugasanga hari n'abantu bo muri RBA nabo babyiganishaga kamera zabo bashaka kwerekana ko arizo zirekereka. Ubu bimaze kugabanuka. Kubikura mu mitwe y'abantu. Hari n'abayitiranya na RMC. Ifoke biva mu mitwe y'abantu ni ikigo cyo nuko ari icya leta ahubwo. Okay. So izi mpinduka rero zidasanzwe turi kubona zigenda ariko zikurikiye izindi. Nakubwiye ngo zikurikiye izabanje. Yego. Impinduka muri RBA ni nyinshi. Reka duhere no kuvana Barore kuri RMC. Yego. Iyo ni impinduka. Kuko umwanya yatakazaga kuri RMC ufite muri ino myaka kuva 2015 ari RMC ari RBA nta na kimwe cyungutse. Byose byakuze nk'isabune. Kubera iki abantu Barore yari president wa RMC akaba n'umunyamakuru wa RBA urakeye bamugize deje. Ibaze kuba deje w'ibintu bibiri kandi bifite imbaraga afite n'urusengero. Harimo Ardo wayoboraga Radio Rwanda anayobora ARG aba no muri cya kindi bakita ngo iki kimwe cy'ikigega ibintu nk'ibyo. Ibyo bituma uwo muntu atashobora kwisa ariko bazaga hari agenda iri inyuma nubwo yeshuwe ivuga ngo ibi bintu bitayobowe nabo mu kigo cya leta ntibizakora. Byarakoze se wirangara mbabwira byarakoze andi kureba urutonde uko kuba muri byose byatumye nta na kimwe kizamuka. Yego. Ubu rero nibwo inama nzima zitangiye kuza bavuga ngo RMC muyiharira aba ARG muyiharira aba namwe na RBA ikeneye kuba ikigo cya leta. Yego. Urikunyumva? So ubwo rero Barora avuye muri RMC ararekuye yariho rumanda nta nubwo byari ishema ku muntu w'umupasiteri ku muntu w'umuvugabutumwa ku muntu w'umusiniya uyobora ikigo cya leta bakavuga ko yagundiriye ubutegetsi muri RMC. Yego. Ntago byari byo. Ntago byari byo. Yego. Ngiye buri gihe narabyandikaga nti Cleophas Baroreho rumanda hambwa ngo none ze ko ari byo ngo ntago wambeshye. Icyo ni kimwe. Yego. Icyo ni kimwe kugenda bavana abantu barabiye bakabavana mu bindi bintu barimo bituma badakorera ikigo cya leta. Yego. Tubibonemo icyo ni kimwe. Ikindi rero kuba barazanye izindi mpinduka nukuzana Isheja kungiriza Barore hanyuma nyuma yaho haza guhagarika abakozi bamwe barimo Ardo barimo Sada Hakizimana barimo Silvanus Karemera barimo ni private wari ushinzwe ibintu by'amasoko n'abadomina iyo kipe y'ibigugu bashyira hanze bashigenda basangayo Kennedy. Izo ni izindi mpinduka. Bukeye babaha body uri kukurikira ama etape body ntago ari shyashya ntiyabagaho ntago yabagaho inshyashya nifite yisimbuye ntayo yasimbuye ntago yabagaho yahera ukagakera barayibaha babaha body. Ubwo rero body noneho irakorana na ekipe nshyashya nabari abakozi bashyashya arabindani ufite Maremi Maurice yahozemo hariya agaruka aje kuyobora televiziyo ngira ngo Emmanuel Inde na Munyarukumbuzi aza kumwungiriza nawe yahozeyo. Hanyuma Ines bamuvana muri Keti Radio cyangwa Keti Press aza kungiriza Divin wayo. Izo zose n'impinduka. Ibyo rero nyuma y'ibyo haza body rero ishobora kuzana ibindi bitekerezo hanyete ziba zigikomeza. Bari rero bashobora kuba ari abakurikiye ya mavugurura yose kuko etape urumva na amavugurura kuva tuvuye mu matora 2017 na amavugurura gusa muri RBA kugira ngo ibashe kugera ku nyota yabo igomba guha makuru. Ntibajye mu bindi abantu ntibajye mu by'amafaranga ntibajye mu biki bave muri shuguri bakorere inyungu ikigo cyashyiriweho. Ubwo rero ngiye ntekereza ko bari abo ngabo iryo tsinda rindi rigiye rishobora kuba ari nk'amashumi ya rya rindi ryagiye rya mbere
rya rindi rya 10 na bangahe rya rindi rya 12 wonyeho Kennedy wa 13 iryo ryarimo ba Rudo ba Sada bande ba abo ba Silvanus bariya bashobora kuba ari nk'amashumi yabo yego uti gute niba haragiye wari ushinzwe wenda logistique kamera ikaba yamara ukwezi hanze y'ikigo ariko kamera nubwo hari manager wayo n'umukameramani uyikoresha iniye pururiye kuko ababizi niba uri kameramani ushinzwe gukoresha kamera kangahe N280 yego noneho ikamara ukwezi itari muri ntuza muri stock ukabibona ukayibura ntuvuge ahubwo ukiyenteresa gukoresha iri munsi yayo nawe bifitemo uruhare nibyo ni metero ndi gutera ukuntu umuntu abishumi ukuntu ntabwo niba baravugaga bati Kennedy yarafite studio ye hanze iri mu mazina y'abandi agapatana agakora ntuza agakora product akoresheje ibikoresho bya RBA ntabwo ari babaga bizi wenyine yego nubwo ari chef ntabwo ari babaga bizi wenyine so nuvuga ngo abo bantu iri tsinda rigiye rishobora kuba ryose buri umwe afitanye isano n'ibyavuzwe kuri abandi bagiye mbere yego ari nk'umufatanyacyaha ari nk'uwahishiriye donc ibyo byose ni navuga ngo ikira ni ya mihini mishya y'abamambure ba body baje bakareba bati ese ko kanaka yagiye yarabyikoranaga ese ko byagenze bitya n'undi bakagenda babona utundi ugasanga hari n'ibindi bari baribagiwe n'urugero rero byose bishobora kuba amavugurura ni kwamera ku makuru makeya mfite imbere nuko nk'ikiganiro ishya ngo baguraga content noneho amasezerano akaba yarangiye baguraga nko kugura umwanya wenda space bagakora content bakishyura none RBA ikayigura amasezerano akaba yarangiye RBA niyo yaguraga iriya content yabari abadamu ikabishyura okay none amasezerano yabo yarangiye ngo ni ikiganiro cyasheshwe sa abantu rero birukana yego ni ikiganiro cyakuweho bivuze ngo niba kora umushinga niba cyitwa gishya ejo bundi bagakora icyitwa ihirwe bashobora kugaruka bose cyangwa umwe muri bo yabo ntabwo ari ukwirukana ariko ushobora gusanga nawe amasezerano kurangira ahubwo yari yaraje ati nibyo nkubwira ngo bishobora kugira isano na babandi bagiye yari yarazanywe nande ashyikiwe nande noneho ugasanga bifitanye isano na kipe yagiye uburyo bwo kuyongera bukaba butagishobotse cyangwa yarashingiye ku muntu ofete yego kandi we yarashingiyeho akaba ari mu bagiye ni ibyo ngibyo Gitego we yasezeye bisoso nzi ko yagiye ngo ari muri konji niyo update bampaye hanyuma aba DJ bo nabonye nabo bavugwamo hari abasezerewe ubwo twamenye ibyabo n'aba DJ nyine Ruvuyanga baracyahari Lorenzo we inkuru zo zarasakaye zivuga ko yasezeye ariko numvise mu kiganiro arimo sinzi niba wenda ari ushobora kuba yaranditse ategereje itariki cyangwa atari byo ariko icyo utagomba kwirengagiza nanone movement y'abakozi cyane cyane bo mu itangazamakuru yego ndagira ngo ngire inama abantu bafite ibitangazamakuru bya mainstream yego twabayeho igihe kinini abanyamakuru bafatwa nk'abantu bari aho batunzwe na giti ya 5 10 bambara inkweto zicitse bampana racitse inkweto zicuye zihengamye ariko tugeze ahantu kubera social media abanyamakuru bafatika barigaragaje yego iyo bigaragaje barabarwanira so muvoma rero z'abanyamakuru bava mu bigo bimwe bajya mu bindi zose zigenda zishingiye kuri ibyo bintu umunyamakuru ufatika widefanze baramutwara natwe bamaze kudutwara abagera muri 3 hari Kazungu yaragiye Denise aragiye Keza Cedric aragiye ubwo ntihabuze n'abandi RBA nubwo yahagaritse abo ngabo yafashe uwantuza wa muhungu wahoze kuri umwe bita mutegetsi wahoze kuri wani akajya kuri royo baramutwaye so nukuvuga ngo abantu nibakanguka abantu bafite mainstream nibakanguka ibintu byo gufata abanyamakuru ko wiboneye babivemo umunyamakuru w'idefanda arashakishwa so Lorenzo rero nkuko Keza wacu yagiye cyangwa Kazungu yagiye
natwe twazanye Kayiranga na Beryinyonzi izo muvoma voilà izo muvoma nizerekana ngo umunyamakuru ufatika baramushaka ntago yaburaho ashobora kugira muvoma ashobora kuva kuri mainstream imwe ajya ku yindi ashobora kuva mu kiganiro muri domaine ya politiki ajya muri sport ashobora kuva kuri mainstream ajya kuri social media aho hose so abafatika bamaze kwigaragaza muzasuzugure babandi bativana wa mugani wa vice mayor wa Gasabo ariko abafatika bamaze kwigaragaza barashakishwa pe hari igihe wicara ufite demande nk'eshanu cyane rwose warahuye n'abakire nka batatu ufite demande nk'eshatu za mainstream n'izindi eshatu zo muri social media ukabura uko ubimanaginga ukavuga uti reka mbireke uri kumva kuko ubwo urumva ari ikiganiro the face of nation cyo kuri royo uriya muhungu ale yararimo icyo gikeneye umuntu amaradiyo arimo aravuka urabona iriya ya ntuza iriya ya Theodore yari ikiri nshyashya ikeneye abakozi BNB ikeneye abakozi ni iki bano ba Saint Famille ni iki Saint Paul ni ishusho ni isibo abo bose bakeneye abakozi aba nimanzi akaba nimanzi hanyuma kandi bakeneye abantu bafata Mahoro Gasabo televiziyo nshya kandi babandi Samu Karenza agiye gutangiza iyi voilà manzi ari nawe watwaye abo ngabo simbizi uko biri kose bakeneye abantu bafatika kubera ko mainstream icuruza mu mapublicity kandi ntabwo ikigo cyiyaminiya cyazana cyaguha publicity udafite ukoresha abanyamakuru option Z nabitanga iki se bakiyubaka da byitegura kambyoroshye bakiyubaka bagitaguza bashaka za nkoro zagezeyo wabyumva wa wundi uvuga koko abantu rigatambuka ndeba ikiganiro impamo cyari kimaze igihe kitajya online kitajya kuri YouTube ariko ubona ko twabonye umukozi ubishinzwe wacu twenyine w'impamo gusa ashyiraho ukabona ko abantu bareba bafite n'amashyushyu bafite n'inyota ko bababona ibintu bifite icyanga rero ntabwo uzagira wa mugani wa mukobwa wavuze nta muntu nise umukobwa wavuze ngo muri kampanye umukobwa wavuze ngo ari abasore abandi sinzi ukuntu yabise abandi yabise ukundi amagweje ibigo cyane cyane mainstream niyo ngira inama mainstream niyo ngira inama nibave muri za mama wararaye kuvuga ngo urabona umunyamakuru wa 200 yaba 300 hari social media hari za YouTube channels so nibakanguke kandi nubaha amasoko nawe ashaka ko uba ufite abantu bafatika ukoresha so rero ntabwo ari ukupfa kuvuga ngo ndatoragura hari abana ngo barangije ngo nzabahira igitanu iryitanu se donc uvuga ngo bagomba gukanguka bakumva ko umunyamakuru ari umuntu donc birageze ko umunyamakuru kubera ko twavuye muri biriya byo twitaga analogue tujya muri digitale nk'icyo kigo turi kuvuga nacyo kizageraho gikanguke kuko cyangaje ibipapuro mbere babyumva uradepoza njyewe nta namwe ndadepoza mu itangazamakuru oya uramamagara tukavugana iyo twemeje ukayama utayama nkagenda cyane si ibyo se iyo ngwangozana ibipapuro ngo wize hehe wenda zitwanize cyangwa ibipapuro imbeba zarabiriye se koko mikoro na kamera ukabanza mu bipapuro oya ibyo naho bizatuma basigara inyuma kuko ahandi arakureba kukora oya nuriya nshaka ibyo bipapuro bizanye ariko ndakumenyesha ko nta mwitangazaho nta muntu utunze igipapuro cyanjye so ibyo rero bagomba kubyumva so izo muvoma rero nashaka kukubwira ngo muri abo bantu bavuyemo hariya hari abijyanye bagiye kuri bya bitangazamakuru bishyashya bifite akantu kuko ibyashinzwe kera biracyari hasi ntibumva ko umunyamakuru yakorera 1.5 million reka do washwi barazikubwira ko ari wa 200 bagomba gukanguka akicara ngo kanaka ngo namutangiranye ngo twatangiye ari 400 ngo ngenda nongeraho 20 ngo none bageze muri 500 ukuva ko atagenda hanze bari gutanga menshi so umuntu ashobora kwijyana ashobora cyangwa kigira libre kugira ngo ajye ku isoko nabyo birimo kuko hari umuntu gutindana ufite ibyo mukorerana ntacyo mumariranye wowe urumva ibyo ukora ntari kubishima nawe yaguhemba ntago biri gucamo so biba byiza
biba byiza iyo wiribeye ukajya ku muhanda ukavuga uti nasezeye nicaye ku muhanda ukamara amezi 3 ukihangana bakazagusanga ku muhanda bajya kuguha kandi kazi naho kuguma ahantu ari ntica ntikize ari nk'akanyoni karitse ku nzira ngo nzapfa nzakira simbizi baraguha 2,5 nta muntu uzi ko baguha 2,5 bazi ko uyora utekanye iyo baguha 2,5 bakongera bakaguha na toriye do kutiri kwambika ugahora mu ikote cyangwa bakakwavariza ukagubona nk'akamodoka ka miliyoni 5-6 abantu baragutinya bakagira ngo urahembwa ariko iyo bivuyemo ukajya ku muhanda nibwo bakubona ati kanaka nta kazi afite ni mu murangire izo tekinike zose ziba zirimo rero ibyo byose biba birimo niyo mpamvu ubona muvoma abanyamakuru bafatika ubora wumva bagenda ariko hari n'ikintu kiba niba ari nk'ubwoba navuga mu bakozi muri rusange atari no kuvuga ngo abanyamakuru abakozi batinya gutakaza salary iyo na africanism ibyo ni ubunyafrika urumva aho kugira ngo wicare mu kazi kaguhemba 200 kandi uzi neza ko uramutse wiribeye abantu bakamenya ko ushomereye wabona ka 350 urakareka mu kwezi kumwe cyangwa 2 mu kwezi kumwe amakuru agatambuka mu kwezi kumwe cyangwa 2 kandi nanone muri ya mibanire y'ibigo iyo mukora ibintu bijya gusa mu mibanire y'ibigo no kwibana abakozi bisa nabi yewe nanjye birandye cyane ngibuze uwo muntu nabanza be yicaye oya byarangoye franchement byarangoye kuva kuri BNB njya kuri DC yego byarangoye cyane abantu bamurongo batangira gutekereza wenda ko bari abahungu kuri BNB hari icyo dupfana ariko ndavuga no nabana kandi baranyubaha nk'umusaza kandi ayo nabasabye barayampaye so kugira ngo neze ndagenda mvuga ko ngendeye mvuye ikina nanabishima kuko byaramvunye kubimanagira nabwo nahavuye uko Kasitari afashe ijambo rya nyuma ati sinakwangira narabanje ndababwira ngo Steve navuga uribuka ko ibishyirano igeze hagati nibwo nagiye muri Sweden ndabyibuka ngiye muri Sweden ariko agatego nteze arako kuvuga ngo iyi minsi maze muri Sweden ese ni ngaruka buriya Kasitari azamemba ngarutse ayampemba yose ndanabimwandikira ariko niwe babwiye ko ntabite ngo inyishure ukwezi kose kandi maze igice cy'ukwezi nkimaze hanze atereka reka twebwe iwacu rwose turabasirimu urumva uwo muntu rero kugira ngo witandukanye nawe nubwo aba ari amafaranga nubwo aba ari iki biba bigoye so buriya rero tekinike nziza nuko wiribera ukajya hanze y'ikibuga akazaba ariho bagutoragura naho kuva mu kigo ujya mu kindi nkanjye no mu myemerere yanjye niba hari ibintu byambabaje birimo pe kuko flash ho twari twarahagaritse bisanzwe kwayongweho nahavuye yatinze kumpemba ariko kuva BNDP nta kibazo na kimwe nari mpafite ariko ndabibasobanurira nabyo nabisobanuriye hafi cyumweru cyose abandi rero tekinike nziza niyo kubanza ugasezeraho waruri ukicara hanze gato abakurokirita bakariho bagusanga naho kuva mu kigo ujya mu kindi birababaza nta n'impamvu noneho nta kirarane bagufitiye nta ntonganya nta rutoto nta kazi kenshi bagukoresha ukabireba icyo ndashaka kuburira abantu vraiment abantu bashinga za mainstream surtout bumve ko bagomba boroshye bahindure traitement bahindure bamanura umupira basubiza umupira hasi umunyamakuru wa kino gihe rwose ufite icyo avuga ufite icyo atangaza arashakishwa rero no kuvuga ngo bijya bimbabaza iyo numvishe ngo kuri DC badutwaye umukozi ndababara cyane nkibaza ngo ni gute ahangaha ariko why nkibaza ngo iki kigo nicyo kudutwara umuntu iki kigo nkumva ntabyumva ubundi mba numva ko aritwe twakabaye dutwara abahandi ariko ubwo nyine haba hari igihe ariko natwe arabo tujya dutwara so rero abo bantu bavuye hariya benshi ni abafite aho bajya ntabwo ari igikuba ngo bongeye birukanye ariko hashobora kuba harimo abirukanwe kubera iyo continuité ya reforme ariko hari n'abijyanye bagiye mu bindi kurya ba Gerard Mbabazi bagiye nta mwana afunze banita ibyo okay ubwo reka ne kubitindaho cyane icyo ngicyo kuko nabonye benshi nta nubwo aravuga ngo birukanwe hari abasezeye hari abari mu zindi gahunda
hari speculation nyinshi ku buryo tutaramenya neza umwuka 100%. Ariko reka ngaruke ku cyo nari natangiriyeho cya case twabonye kuri social media ya Agasaro, Sandrine nyiri Agasaro cyangwa se umunyamakuru wa Agasaro, ndetse n'uwitwa Liliane nawe afite channel yitwa Ganira, Ganira 250. Yego. Ni umubyeyi nabonye akorwaho comments zitandukanye. Theo we yazanye n'amadosi mugaragaza mbona kamuzi cyane. None nawe watubwiye uti turazira iyi case. Ushaka Gasaro, ushaka Liliane? Liliane. Ushaka Liliane? Liliane na Gasaro muri rusange. Ariko ibya Gasaro wari ubizi wowe? Yego. Mwari mubizi muri benshi ni mwavugaga. Iriya dossier ya Gasaro y'umu diaspora, yego, washakaga ngo amurangire umukozi, yego, noneho Gasaro akabizambya, yego, abantu benshi mwari muyizi. Ahubwo uwo mwana bashakaga ninde? Muzamumbwire ngewe nzajya kumubwira muhuze n'uwo muntu wamushakaga, kuko ubwo ni ibihombo bibiri. Gasaro yarikunze, wa mwana wagomba guhabwa akazi ntako afite, na wa muntu washakaga gushora mu Rwanda ngo yamboshe abanyarwanda nawe agira icyo abona, nawe ntacyo. Ni ibihombo bibiri ku nyungu za Gasaro. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uko yashatse nabyo mwari mubizi muraceceka. Icyo ntibuka neza ni icyatumaga, ni igituma atajya ajya kuri kamera. Niba ari ugukwepa ko uwo muntu amubona, nibaza ko atari byo, kuko ijwi rye rirumvikana. Ni ukuvuga ngo Gasaro yihishe mu bantu benshi grâce à Bosco Impaya, niwe muntu wagerageje kuzana ibyo bintu na Liliane. Yego. Liliane, mbere yuko ajya kuri Liliane nyirizina, Liliane na Gasaro, Liliane abyivugira ko afitanye isano n'umugabo wa Gasaro. Ariko si ibyo gusa, urumva ni nka muramukazi we cyangwa n'umukazana we. Ibyo ntibyagatumye bashyirana ku mihanda. Ahubwo Gasaro agira confidence, nanjye mbonye umwanya wo kubivuga, ntabwo abantu bari bazi ko nziranye nawe. Yego. Yigeze kumpamagara asaba ibiganiro. Ndavuga nti rero ngiye ikiganiro cyanjye nta munsi y'ibihumbi 30 ntibishoboka. Yego. Yewe mubwira nuko hari n'uwampaye 25 nkabura umwanya wo kukimuha, namusubije nongeho 5. Arahari nejo buri twarimo tuvugana. Yego. Gasaro nuko numva arampamagaye ngo yango, ariko nari nabonye ngo 15 ya ngiye ntago ndi muri abo. Ngo rega nanjye cana yanjye nticiriretse. Ntago ari ibyo ndimo. Ntago ari nge graduating amacanos. Yego. Nge graduating ubumenyi bwanjye n'umwanya wanjye. Yego. Kuko kugira ngo uze kuguha ikiganiro nateze, nabanje guporeza, ngira imyuka, ariko nibi ngibi nabyubatse mvunika. Yego. Ntago rero wambwira ngo wanabishoyemo uko yabimeze kose my dear. Ariko ese ntago cana yanjye iciritse. Umwana afite imyaka ingahe? Arabwira ndi ko wasanga ngana n'umukobwa wanjye cyangwa ibyo rero ashobora kuba yarabikoze Liliane. Babanje kuvugana amafaranga. Probablement que ayo mafaranga atari ko uriya mugore Gasaro yayahaye Liliane uko yakabaye. Uri kunyumva? Ngo yari yabuze abatubirwa, abwira umugabo atari kuri mwene wanyu ko nawe ari content, wamubwiye akaza. Liliane avuga ati ikiganiro ni amafaranga. Kandi koko Liliane nta na hamwe akoze ikiganiro cy'ubuntu n'ugutereta. Yego. Ariko ahenshi arishyura. Kandi nabyo nibyo gutesha, nibyo cyo bita guhesha agaciro ubumenyi. Yego. Nta muntu ukorera ijuru hano my dear. We nawe n'abandi babyumve. Babyumve kabisa. Ntawe ukorera ijuru. Yego. Abe make uyabone. Liliane rero ashobora kuba yaravuganye na mukaza nawe cyangwa muramukazi we amafaranga akamuheza. Amuhejeje aho acingiye cano, ira cano ye ntiramara amezi 3. Yego. Muri content yagombaga guhera ku bamwambuye. Niko bimeze. Nanjye ubu ngubu urabizi ko ntajya ngira ibanga. Urabizi ko ntajya ngira ibanga, isaha nafi uramena. So Liliane muri content ya mbere yagombaga kugira, urumva umuntu wari haye determination yo kwa uploadinga 4 ku munsi. Muri content agomba kugira abamwambuye ntibaburamo, abamuhemukiye ntibaburamo, abamugire neza ntibaburamo, naho yakoze. Yego. Byose. So rero urumva abantu bari bazi amabanga ya Gasaro kuri uriya mu diaspora, namwe mwigaye, ntago mwagize ko bira bintu byagomba kumenyekana hakiri kare. Harya umugabo wa Gasaro niwe bakorana mu kiganiro. Mu cameraman we. Ibyo byose. Ariko mbere yuko njya kuri Liliane, ariko urumva ntekereza ko byanakomokaga kuri icyo kintu cyo ko Gasaro yagaragaza stati yuko ngo ari umukobwa kandi ari umugore. Bashaka telefone ngo ya miliyoni.
Eko ibyo bintu byo gutubura reka nabyo tubitangemo isomo. Bosco niwe nemera wenyine niwe ukoresha amaterime yo kwahuranya. N'ubugegera. N'ubugegera. Abantu benshi batangiye ari ubugegera ariko nanone ariko diaspora mwebwe muri invertebre. Ubundi ku buryo umuntu wese uri mu Rwanda kubwira ngo shida uhiture kura amafaranga ntago mama yavunikiye. Uriya mutipe wa Gasara avuga ati ngewe nirwa nterura amakarito banyita inkende y'umunyafrika noneho none se abo diaspora bo ntago muza agaciro k'amafaranga naho mwagira benshi kajana byakurana kuyacisha mu nzira nyazo benshi baratuburirwa ni muhame hamwe ariko namwe muri bakuru yabarenze se mwabuze channels muyanyuzamo se nta uruferina se zihari mwayanyujije se kuri madamu w'inzahuke agahogera gufasha zamayibo sinkayo yose ariko umuntu araza akakubwira ndi umugabo ubuko se butagira umuranga bubaho ubure no kuba watumuti mu ndebere none umuntu ibaze ko nguriya mu diaspora yamenye ko Gasaro afite umugabo aje bundi ari uko bamufunze bakavuga ko afunganywe n'umwana ninda nese bo ntago bazi gushaka amakuru wabura n'umuntu ufite yabubaza nanjye hari ugeze kumpamagara birabyo kuvuga ngo babohereza amafaranga bakagura ibibanza hari wabimbwiye ambwira ko hari umugore nawe ngo bari bapanga kuzashakana amugurira ibibanza za Bugesera ntangiye kuyijyamo arambuza ati byihorere atubona arayabuzi akaba diaspora namwe mujye mushyira mu gaciro hano mu Rwanda abantu barakakaye cyitwa ifaranga n'intambara wishinze rero ukubwiye wese icya kabiri nkuko bose bavuga ntago aba diaspora rabo kwicara dutura amashida wa mugani wa Bosco avuga ngo ngurira burushete ngurira icupa wese waryiguriye ntukora uraguza uri gute umuntu uri hano mu Rwanda guza umuntu uri muri Canada niba mu Rwanda huri nta wakuguriza n'uwa Canada nakureke ubuza abo mukorana barayakwimye abo mwiganye barayakwimye abo muri famille barayakwimye wowe muntu wo muri diaspora wo mu Rwanda arakuguza amafaranga ntugibanje ngo wibaze aho ari kucyo atagurizwa wenda arambura cyangwa nta bwishya afite ni insolvable cyane wowe hanyuma umuntu akakuguza uri ikana arangiye ukayatanga kweli aba diaspora nabo barabiteza abantu ntago ari bose ariko hari ababiteza uducano twose ubona akanimero kirwa gasirikira iriya ni intandaro y'imitwe benshi ndabizi simvuze amazina bibe biraho ariko hari abantu babeshejwe n'imitwe batekera aba diaspora hano mu Rwanda nta n'uwaguha bitanu hano mu Rwanda nta n'uwaguha bitanu araguhamagara mwicare ibyerize brochette ze yishyure fagitire agende nguriza amadolari 300 nzayabona mu kwezi aho uri habuze uyaguha ubu nzagenda TVTN nyizenguruke shaka 200,000 mburu bimpa ngenje mu ba YouTuber bagenzi banjye mburu yampa ngi wacu mu rugo muri bene wacu mburu yampa njyaho nashatse nyabure ntangire mpamagara umuntu wa USA kweli nguriza njye kwikaro plaza ayanyime njye kuri niya travel ayanyime mwarimu Kerema ayanyime Jakana ayanyime nambuke aya mujye mushyira mu gaciro aya ni imitwe keretse uvuga ngo mfite shida indenze ndasaba inkunga ugakora urubuga njya mbona abantu bakora imbuga mudufashe twubake studio mudufashe tugure kamera mudufashe twohereza abanyamakuru mu ntara icyo ni igikorwa kiri specific ukavuga ngo kizatwara yamara kuzura ugafunga ya group are kwicara ntereza umuco wateye naho iyo mitwe rero ituruka urabyibuka ntabwo muvuga izina yari abantu tuba tubaniyeho kutatakana ariko hari umugore uri gahanga nawe ngo mu diaspora yamwoherereje amafaranga amadolari 300 ayacisha ku mu YouTuber w'umugore umugore wagize umwe watumye bijya yarahatwitse 2024 umwe watumye bijya hagaragara ngo akagenda yamuha ibice manza ngo nanubaki muri miryibiri uvuga ngo ikibazo ari uwo mu diaspora ari mu diaspora kugira umutima mwiza gafasha uwo mugore ariko se kuki atamusabye nimero ye ayanyuza ku mu YouTuber ngewe reka doraho mpagaze nibiba ngombwa ni nimero yanjye nzahikuraho atazagira unyitiranya
uwo niba nkoze ubuvugizi ntanga nimero za nyirabyo kandi ubwo biba birangiye nta na follow up nkora niba wampamagaye ushaka ubuvugizi duhuriye kuri icyo finish yego ejo hatazagira aya tugira uko tugenda yego turabanza tukayakorera uburyo tuyaryamo ntabwo tubihuza n'uburyo twayakoreye wanyumvise aho yakorerewe ntihagomba kugira aho hahurira n'aho arirwa wanyumvise tuzayakorera mu misozi ya Nyabyunyu tuyakorere muri za Karembure tuyarire Igisenyi tuyarire ku Rwesero uranyumva nibyo byagonze umusaza iyo ushatse kuvuga ngo umuntu aho uyakorera ni nawe ushaka kuyarira ushaka ko uwatumye uyakorera munayasangira nibyo byabibazo nibyo byabibazo uzuye ibintu bibi noneho reka tujye kuri Liliane rero yego nabikubwiye ko Liliane kandi tuziranye tujya dutumirana no mu biganiro twakoranye n'itorero by the way impamyabigwi icyiciro cya mbere by the way ni umunyamakuru afite ijwi azi kuvuga kandi agira ibitekerezo yego nubwo atizi itangazamakuru nkatwe twese nkatwe twese yego so uko tuvuye mu itorero nyuma yaho araza bajya mu ngira ngo yari mu bakomiseri bo muri RMC nuko ava kuri Flash ikiganiro yakoranaga naho abantu benshi ngira ngo yakoranaga na Clement Uwiringiye Imana na Elias Nizeyimana numva ngo yagiye kuba kontabure mu bitaro yego ariko itangazamakuru ubundi agahora aho hafi BND bakajyaza ku cyumweru n'ahandi ejo bundi rero contract irarangira umuntu wa mbere wamutabarije yambwira ati Liliane bimeze gutya ati ujye umumenya ntangira no gupanga kuba twajya tumutumira mu kiganiro icyanyuma ubwo twari tumaze guhura nyuma y'icyo gihe twari twahuriye kuri Royo twatumiye n'uriya muhungu wagiye kuri RBA Ale Jean Baptiste turahura nyuma yaho rero Channel ayifunguye mu byo yagiye atangaza uburyo yabitangazaga nicyo urumva kuko akunda kubwiye nyine gushaka content ariko afunguye Channel bimeze bite nkunda kubabwira ngo witsamurana umujinya ukipfudira icyo uracyumva nacyumvise witsamurana umujinya ukipfunira yego so nukuvuga ngo gushinga Channel ari uko wabuze ibindi ukora ntiwizere ko izakora neza ubirebe urasanga abandi bantu bagiye bashinga amacano mu bihe bisanzwe bafite n'ibindi bakora bagenda buke yego nta pressure 4 fois par jour no ngewe se kuri KOP ko ngira na kabiri mu cyumweru yego ntabwo ari intunzi ntabwo ari nshaka amaramuko ntabwo ari donc icyo ni kimwe nuvuga ngo ufite ama blessure atumye uza winjira muri aho nakwita muri nahita muri envergure se muri ahantu hafunguye ariko uhazanye utubazo ntabwo umeze nk'undi muntu waje ari mu bisubizo ntabwo umeze nk'abo bantu bari muri diaspora baba bashaka gushingira Channel abari mu Rwanda kugira ngo amafaranga bari aho n'uwo mwana akore ariko uvuga ngo shinze Channel wana ngiye kwimura kuri kanaka ngiye kuvuga ibya bakanaka cyangwa ngiye kwishakiraho amaramuko ntabwo ari byo bashaka kandi kazi so Liliane rero amaze gushinga Channel ye ahera ku byamubabaje bya hafi notama numva avuga ibyo muri kira kigo yakoragamo yego Theogene we yazanye n'ibaruwa ubona ko nabyo bisa nibivanze ngewe my position nubwo watabyemera ko hari umuyobozi wampamagaye turi hano turi mu kiganiro nyuma yaho ndamwitaba ndavuga ngo challenge utangiranye ubuyobozi bwawe ni Liliane ko Liliane kuba abantu bamwe bavuga ngo ararwaye nanjye ndimo avuga ko arwaye we yabyemera atabyemera ntabwo ikibazo cya santé mentale nyirubwite ari ukibona ko ntaho aribwa yego ariko numubona ashaka gukora ikiganiro tantara hunyeza tantara n'uburyo nibyo atangaza ubwabyo nta editing ntaki ubona ko harimo ikibazo kandi koko nkunda kubwira ngo ibintu bibiri bitera desperation iki perte d'emploi perte de conjoint we amaze imyaka n'imyaka aperize conjoint societe iramukonsora kubera ko yabugize ntabwo yigeze imuterana kuko tara afite twagerageje kuza exploit kubera kuri Flash RMC BNB na hôpital de police ibyo rero bituma byiniba kayihayiho ya depression birayimanura depression izamurwa no kuba uri mu bibazo bitagira ibisubizo
ariko iyo uri deprime ukaba uri mu bisubizo ntunabimenya. ntabwo bigaragara. Ndabyibuka nabibwiwe na Dr Albert Nzayisenga turi ku Gisenyi. Yego. Narimo mbwira Theogene ndamubwira nti ni kandi Theogene uzarwara stroke. Ateze ko stroke iterwa na stress kandi nta stress mfite. Ni no wowe urakora cyane utwara imodoka ukitaba telefone ukeditinga imashini ukaba na cameraman. Ubwo turi kubidiskitaho Albert Dr abaratubonye tuhite tubimubaza. Abatireka stroke iterwa na stress kandi stress iva ku bintu bitagira umusaruro. Naho Theogene ati ibyanjye rero bigira umusaruro. Yego. So nukuvuga ngo iyo uri mu bisubizo bituma ibibazo inibesi nzukunda bipfukirana ka kantu kuzamukagamo. Donc urumva rero Liliane yaje yashinje Chano yifitiye nako kabazo ko kuba yavuye mu kazi noneho no kuba aba kuri kamera wenyine asa naho avanga ibintu ariko abari mu kuri kwishyiramo amarangamutima cyane yigirawe ku buryo mbona nta avantage. Nibyo nakubwiraga umuyobozi amamagaye namubwira nti mwebwe Liliane bamwe bati kumutumiza kumubaza ngo ukora ibiki ugira ute ni ukongera ntuza ya depression ye, ahubwo bakabaye kumuvuza si ngombwa kujyana indera aho bajyanye barafinda, ariko ushobora no gushaka umusipsikologe akajya kumusura muri tekinike z'umusipsikologe, ashobora no kugenda bakagirana n'ikiganiro. Hari uburyo bwinshi, ariko ikigaragara cyo Liliane afite ka depression, afite ka depression ndakita ko ariko ntabwo ni nini iri kuri level yo hejuru, kandi gutakaza akazi si ibintu byoroshye. Noneho ku mihanda ho nyine abantu benshi bavuga ko kuhavugira biruhura. Na papa bitangaza niko yabwiraga Theo na wa wundi ati n'ubu ndaruhutse, ariko ntabwo navuga se nguki ni nko kugaragaza indwara, kurata indwara kugira ngo uyikire. Ariko urumva byonyine n'ibyo bya Gasaro niba bafitanye isano n'umugabo wa Gasaro ntabwo ari kubizana ku mihanda. Bari kubikemura aramiyabure akabwira umugabo umuvandimwe we akabwira ati wabwiye madamu wawe akanyishyura, cyangwa se tukajya dukorana ibiganiro mu buryo ubu cyangwa ubundi. Urumva rero Gasaro we byakubitayeho biza ari byinshi, hazamuka idosiye y'umudiaspora mwari mwarahishe, hazamuka niya Liliane muramukazi we yambuye. Ntabwo byoroshye, bose nta n'umwe worohewe, ariko n'abandi bameze batyo, bameze nka Gasaro, ibintu byo guhisha statut nta mpamvu rwose ngo nduyu n'uyu ngeze gutya urabona ntameze neza. Ariko abantu babyibazagaho cyane kuba ufite Chano imaze igihe kingana kure wowe utayigaragaraho, taragaragara na rimwe. Hari inkovu afite se yahise buriya Fisi yarambwiye ngo bakorana ariko sose ndabamuburira ngo ari ikiganiro yashutinze aramugaragaza baracyaporodinga mu isaha cyari kigeze nko mu 10,000 yaremeye aragisiba ekada. Urumva rero ni ikibazo, kandi ayo mastati ari abadiaspora ari bakanguke, n'abandi n'abari mu Rwanda babigabanye. Nta mpamvu yo gusabiriza umuvandimwe. Uramubwira dore Gerard w'inshuti yanjye wa Sky yampaye inka nkunda kumuvuga. Yambwiye ati iyo usabye bwa mbere ni bisanzwe, ushobora kuba ufite crise, wasaba bwa kabiri ubuhindutse, ati bwa gatatu ubaye umusabiriza. Ubwa mbere ni ikibazo gisanzwe, bwa kabiri uhindutse umusabyi, bwa gatatu uhindutse umusabiriza. Diaspora nubwo bagira amafaranga bayabona bavunitse cyane, bakora amasaha menshi, bakora ibivunanye. Yewe naho wabituzanira natwe tugakorana, wenda n'iryo sabiriza ryahagarara. Ariko nanone ntabwo umuntu kuba muhuriye ku mihanda ntumuzi. Ngewe hari abahungu bajya bampamagara, nge ntabanga ngira, bakampamagara nka saa 12 bakiri mu kabari, bakambwira ati twanyoye, harimo abo twabanye ibyumba, abo tuziranye mu bundi buryo, cyangwa bambona kuri KOP, bakambwira ati rero dore twamvamvaye nawe tugusaguriye icupa. Ariko ntabwo navuga ngo nanjye nimungurire, ngewe maze imyaka irenga 30 nigurira. Yego, ntabwo ubuzima umuntu arimo ntabwo yabuvanwamo no gusabiriza diaspora, kandi tuzi ko iba yavunitse nayo. Ariko nabo nibashyire mu gaciro, ntabwo ari umuntu wese uzana amarira ngo muratanga amafaranga. Niyo muyatanga ubwo nimube Caritas bigira inzira, ariko nanone muzi inzira mwakabaye mubinyuzamo.
ntonge ntabwo mbyumva. Umudiyasipora se niwe ugira ubwenge bukeya oya none se kuki se yahora atanga ntabwo biba byumvikana. buri munsi bavuga ngo Ntabwo biba abadiyasipora bari gutanga ketse mbizi ntabwo mbyumva. Impande zombi rero ari abadiyasipora bashyiremo ubwenge, abasabwa n'abasaba. hari uwo nigeze kubwira ambwira ngo yohereza, umudamu yarampamagaye ati amafaranga nsagura yo muri salo nyohereza mu Rwanda abantu bakabagurira ibyo kurya. Nabwo ese umuntu uzamugaburira kugeza ryari? Icyo gihe nari namubwiye rero wowe gerageza nibura abantu, niba umuryango w'abantu 5 aho kugira ngo uhore ugurira umufuka wa kawunga, fatamo 2 biga ubafashe, igihe bazarangiriza bazafasha wa muryango. Ariko nufasha kuhuha ibiryo abana batiga, uzawufasha imyaka mirere na mirere. Arimo arabyiga niko twavuga, ariko no kumenya ngo ise amafaranga yanjye ko nyatanze muri ibi yagize icyo ageraho. Buri uremera ukikokora ukarihira umwana umwe kaminuza imyaka 2 cyangwa 3, ukavuga ati nawe ejo nawe azajya gucavuza amahoni uti dore ibyo nakoze ngibiri, ariko wahaye wagaburiye akajya muri toilette finish. So abantu rero nibashyire sanse mu byo bakora byose. Ntago nibaza ko diaspora ikorera amafaranga yo kwirirwa bajugunyanga. Arabavuna cyane, sibyo? Cyane arabavuna. Ufite urubanza, ufite ubukwe yagutwerera, ufite urubanza, ufite umunsi mukuru, ibyo birashoboka. Ariko wivuga ngo ibi byose nzabaho ngo diaspora ngo bararangaye baduhereze byarabaye. Bosco yarimo avuga ko abantu bashize amacano kera, ntabyo mbizi ko bose bari bateye gutya ari ugusabiriza, noneho nyuma bakagenda baca n'ibintu iruhande. Arimo avuga ko amacana avutse nyuma ariyo arimo abantu nyine noneho bahagaritse uwo muco wo gusabiriza. Ariko byose byakabaye ari usaba ari usabwa, bose bashyiremo bosanse. Ubwiye umuntu ngo yangurize nyagure kamera mu mwaka izaba igaruje nkwishyure, nta muntu numwe uvuga ngo yambe nzayakwishyura. Ejo bundi hari umugore wavuze ufite ubutunzi amazu menshi muri USA, niba yaravugiye kwa Mbabazi, umuntu arazandika muri commentaire ngo none se ngo ko mfite permis ngo wanguriye akamodoka, ntiyandikamo ko azakamwishyura. Ndavuga nahise nandika muri commentaire ngo jya inbox umubwire, unamubwira uko ayo mafaranga uzayamusubiza. Impamvu akize nuko yabashije kuyamanaginga, ntabwo ari kugenda yatera inyoni. Niba ari imodoka ushaka kugira ngo uve muri chômage, be honest, mwandikirane ayikugurire, ukore taxi voiture, uverisa ayasubirane. Umuntu akugurira imodoka gutya tu nimwiganye nimuvukana tujye dushyiramo na bosanse, tujye dukadiriya. Ibyo bintu rero byakabaye ari ibicika pe. Bosco rwose arahurajya we ntago nabivuga uko bivuga. Arabahuranya akababwira, ariko bigomba gucika pe. Naba bandi ngira ngo kabo mbihorera. Hari abantu basa naho numvise Bosco avuga ngo niba yaravuze ngo buri cana ifite uwikorera, ntabwo bizi gusa yanjye sinzi uwikorera wo simbizi nyine. Ni nkaho ku mihanda, yashaka kuvuga ko ku mihanda abantu benshi bafite ababapushinga ibyo bakora. Simbizi rero niba KOP hari umuntu simbizi. KOP Jaras official ariko babandi bakata benshi bafite abo bakorera. Nicyo nari nishatse kuvuga. Ubwo narimba tsinze ngo ndebe ko natangira umwaka neza. Ariko bariya bafite ibindi bakorera, abo bakorera cyangwa se ibyo bashaka kwiguraho ngo ejo bazabona ibi nibi kuko wenda batabimerita. Yabo nabo babimenye, bwa butumwa nahaye za mainstream babyumve. Nabo babimenye. Ugomba gukora bikava mu cyuya cyawe, ukabyuka kare, ukihanagura, ukajya gute amaha agatoha. Ariko ugakora. Niyo mpamvu nemera capitalism. Niyiri hano. So mwakoze cyane rero. Asante sana.